riravuze ngo witinya Isiraheli mwana wanjye, wowe wahoze uri Yakobo natoranyije nkakwita Isiraheli, witinya kuko ndi Imana yawe, nzatanga ingabo nyinshi zipfe ku bwawe, ngo nuca mu mazi ntazagutembana, ngo nuca mu muriro ntuzashya, ngo ndetse n'ibirimi by'umuriro ntibizagukoraho. Imana itugirire neza. Ese wowe utwumva cyangwa wowe uteze amatwi ijambo ry'Imana, ese kuko warahindutse? Ikiganza cyanjye kizaguhoraho, ikiganza cyanjye kizaguhoraho, humura mugaragu natoranyije, naguciye imanzi mu kiganza cyawe. Amahoro kuri mwese mukomeje gukurikira uru rubuga ari rwo Agira Neza TV. Imigisha y'Imana ibane namwe. Turasuhuza abari ku mpande enye z'isi tugira ziti yambo yambo yambo, amahoro y'Imana abane namwe. Abakunzi b'umusaraba mwese aho muri hose ku isi, imigisha y'Imana ibane namwe. Tugarutse kongera kuganira ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cya Yesaya ibice 43. Turasoma ku murongo, turahera ku murongo wa mbere. Imana itugirire neza. Haranditse ngo Abisiraheli bazacungurwa. Uko niko titire y'amagambo ivuga. Ariko noneho Uwiteka wakuremye wowe Yakobo kandi akakubumba, wowe Isiraheli, aravuga ati witinya kuko nagucunguye, naguhamagaye mu izina ryanjye, uri uwanjye. Nunyura mu mazi nzaba ndi kumwe nawe, nuca no mu muriro ntuzashya, ngo kandi ibirimi byawo ntibizagufata, kuko ndi Uwiteka Imana yawe, nagutangiriye Egiputa ho incungu, Etiyopiya ni Seba nahatanze ku bwawe, kuko wambereye inkoramutima. Amina. Kuko wambereye inkoramutima, kandi ukaba uwo kubahwa, nanjye nkagukunda, nicyo kizatuma ntanga ingabo zigapfa ku bwawe. Imana itugirire neza. Amahoro y'Imana abane nawe, wowe ukomeje kumva cyangwa gutega amatwi ijambo ry'Imana. Muri aka kanya ni ijambo ry'ubuhanuzi, ni ijambo rihumuriza umutima wawe. Birashoboka yuko waba wari uri mu bibazo, waba wari uri mu ngorane zitari zimwe, ariko muri aka kanya dusomye ijambo ry'Imana rivuga ngo humura mugaragu wanjye natoranyije, ngo naragucunguye, ngo nzatanga ingabo nyinshi zipfe ku bwawe. Ibyo ni Uwiteka wibwiraga Isiraheli cyangwa wibwira Yakobo, ari we wahindutse Isiraheli. Rero ngo nuca mu mazi ntazagutembana, nuca mu muriro ntuzashya, ngo nzatanga ingabo nyinshi zipfe ku bwawe. Bene data, muri aka kanya nkuzaniye ijambo rivuga ngo nimba ukorera Imana neza cyangwa ukiranuka cyangwa ukora ibyiza, nkuzana ijambo ry'Imana rivuga ngo Imana izatanga ingabo nyinshi zipfe ku bwawe. Imana izakora ibishoboka byose kugira ngo ntihagire ikintu kigutembana cyangwa kikugire, kuko uri inkoramutima yayo, kuko wirinze icyaha n'igisa nacyo. Niyo mpamvu iri jambo ryabwiwe Yakobo nk'umuntu mbese wahinduwe Isiraheli, agahinduka ubwoko bw'Imana, agahinduka
umwana abana akaba ari we uhagarariye abana b'Imana. Imana imaze ubwo yari ari yitwaga umuriganya, Imana ikamuhindurira izina ikamwita ngo ntabwo ukitwa Yakobo nk'umuriganya, ahubwo wiswe Isiraheli. Bishatse kuvuga ngo rero iyo umuntu akiva mu byaha agakurwa mu byaha, hari amazina aba yitwa, hari ibindi bintu bibi, hari amazina aba yitwa mabi bitewe n'uruhande arimo cyangwa n'ibyo arimo. Ariko iyo Imana imaze kumuhamagara agakurwa mu byaha, ntago aba akitwa ya mazina yitwaga mbere. Birashoboka ko umuntu yaba yitwaga umusinzi, cyangwa yitwaga umusambanyi, cyangwa yitwaga umujura, cyangwa yitwaga umugome, bitewe n'amazina yiswe cyangwa n'ibyo akora, akitwa ayo mazina. Ariko iyo umaze gukizwa ukakira Yesu nk'umukiza wawe, Imana iguhindura izina, ntabwo uba ukitwa wa wundi, ahubwo barahindura izina. Niyo mpamvu wumva ngo bamwe bari babasinzi cyangwa babajura, ukumva baravuze ngo ni kwa murokore, bakaguhindura. Imana ubwayo, Imana iguhindura izina, n'abantu nabo kubera ibikorwa byawe bagahita bakwita irindi zina ridasanzwe, izina ryiza. Iri jambo dusomye rero, niyo mpamvu ubwo Yakobo yari amaze guhindurirwa izina atakitwa Yakobo, ahubwo Imana imaze kumwita izina ryiza ikamwita Isiraheli, ikamuhindura izina, akavuga ko ari we uzavukaho ubwoko bwayo. Noneho muri aka kanya rero wowe wakijijwe, iri jambo rirareba umuntu wakijijwe, ntabwo rireba utarakizwa, kuko iri jambo rirareba umuntu ufitanye ubumwe n'Imana. Iri jambo rirareba umuntu ufite mu mutima we inzira z'igisiyoni. Umva ijambo ry'ihumure uko rivuze, riravuze ngo witinya Isiraheli mwana wanjye, wowe wahoze uri Yakobo natoranyije nkakwita Isiraheli, witinya kuko ndi Imana yawe. Nzatanga ingabo nyinshi zipfe ku bwawe, ngo nuca mu mazi ntazagutembana, ngo nuca mu muriro ntuzashya, ngo ndetse n'ibirimi by'umuriro ntibizagukoraho. Imana itugirire neza. Ese wowe utwumva cyangwa wowe uteze amatwi ijambo ry'Imana, ese kuko warahindutse? Ese wahinduriwe izina? Ese muri karitsiye urimo cyangwa aho utuye kuko wahinduriwe izina, witwa izina ry'uwakijijwe? Cyangwa nubwo waretse inzoga cyangwa ukareka ibindi bintu, n'ubundi nta cyahindutse, uracyabikora bwihishwa, nta mbuto werera abantu? Umuririmbyi araririmba ngo twere imbuto zikwiriye abihannye muri karitsiye no mu mirimo yacu ya buri munsi. Ese wowe muri aka kanya k'ijambo ry'Imana rihumurije abera bayo, rivuze ngo witinya Yakobo we natoranyije, witinya wowe Isiraheli nahinduriye izina nkakwita Isiraheli, ngo witinya nawe. Muri aka kanya ijambo ry'Imana rikubwira ngo witinya, cyangwa rikukubwira ngo kubw'ibyaha byawe nzakurimbura? Ese ijambo ry'Imana rikubwira ngo witinya? Imana itugire neza. Birakwiriye yuko nawe iri jambo ry'Imana ryakugeraho, kuko kureka icyaha cyangwa kuva mu bibi nta masaha, nta bintu byinshi bitwara, ahubwo icyo usabwa ni uguca bugufi mu mutima wawe, ukemera icyaha, ukabwira Imana ngo Mana nacumuye, nagucumuyeho, mbabarira. Iryo niryo jambo, ngo iyo niyo dushe abantu cyangwa abantu b'Imana bogeramo ngo mu isegonda rimwe, kubwira Imana gusa ngo mbabarira. Iyo niyo dushe abantu bogeramo bagahita bacya muri ako kanya, kubwira Imana gusa ngo Mana nacumuye, mbabarira. Ijambo mbabarira rikuraho ibintu byose. Wabonye yuko niyo umuntu abwiye umuntu yamukoreye icyaha akamubwira ngo basi mbabarira, iryo jambo rituma wa muntu wari ugufitiye ubugome cyangwa wari ugufitiye umujinya acururukwa. Birakwiye yuko natwe rero, ngo utari wakije ukimara kumvira ijambo, birakwiye kubwira Imana ngo Mana mbabarira, kandi ukanatekereza neza nimba hari n'uwo wahemukiye, ukamusanga ukamubwira ati mbabarira, kuko mbabarira itwikira byose, mbabarira itwikira ibicumuro byose, igatwikira ibyaha byose. Imana itugirire neza. Iri ryari ijambo ry'Imana. Ariko wowe wakijijwe, wowe uri mu bigeragezo, wowe uri mu ngorane nyinshi, wowe
uri ahantu uri kunyura ahantu hasa nko mu bisibanzira bitewe n'ibigeragezo urimo, uri kunyura mu bidandabiranya byinshi, ijambo ry'Imana muri aka kanya rikugeze rivuga ngo witinya wowe Isiraheli natoranyije, ngo nzatanga ingabo nyinshi zipfe ku bwawe. Birashoboka yuko hari ibintu byinshi ujya unyuramo ukabona ko bigutembanye cyangwa bigucikanye cyangwa uguye mu mazi birangiye, ariko witinya. Imana iravuze ngo witinya Yakobo mugaragu wanjye natoranyije, witinya, ngo nzatanga ingabo nyinshi zipfe ku bwawe, ngo nzabana nawe, yaba mu bikomeye nzabana nawe, yaba mu biruhije nzabana nawe, yaba ari mu kaga nzabana nawe. Ijambo ry'Imana ryihumure mwene data, kiri ijambo ry'Imana ryihumure rivuga ngo witinya. Muri aka kanya Imana ishyize ku mutima wanjye ijambo ryayo rivuga ngo ubwire ngo witinya, ngo nuca mu mazi ntazagutembana, nuca mu muriro ntuzashya. Kandi wumve ngo ni Imana ivuganye nawe muri aka kanya, iri uyu munsi, cyangwa ukimara kumva iki kiganiro, cyangwa ukimara kumvira ijambo, ukimara gufungura kuri uru rubuga Agira Neza Yesu TV, ukumva iri jambo ry'Imana, wumve ko ari wowe uribwiwe, ko Imana ivuganye nanjye ngo witinya, witinya, witinya ibikomeye biri imbere, witinya ibyo wumva cyangwa witinya ibyo ureba. Imana izabana nawe. Icyo usabwa gusa ni uguca bugufi ukayibwira ngo Mana mbabarira, kuko Imana izakunyuza muri ibyo byose, ariko wayiciriye bugufi, mbese wihannye ibyaha kugira ngo ibane nawe kandi ikunde igendane nawe. Imana itugire neza. Iri ryari ijambo ry'Imana rivuga ngo witinya Yakobo, wowe wahinduwe Isiraheli. Nubwo ari amazina ababyeyi bakwise, bakakwita amazina asanzwe avuga ibijyanye n'igihe urimo, cyangwa ibijyanye n'uko ababyeyi bari bahagazemo, ariko muri aka kanya Imana ikaguhindura izina ikakwita ngo uri Isiraheli. Witinya wowe Isiraheli mugaragu w'Imana, yewe Yakobo mugaragu Imana yatoranyije, witinya, witinya. Muri aka kanya ntabwo ari Yakobo uyu nguyu dusomye muri iki gitabo, ahubwo ni wowe ubwirwa, wowe wakijijwe, ariko ukaba uri mu bintu bikugoye, ukaba uri mu bintu bikuruhije, ukaba uri mu bintu bikubabaza kandi bikumenagura umutima, ukumva yuko buracya butira, ariko urabwiwe ngo witinya. Imana itugirire neza kandi Imana idushyigikire. Reka dusenga Imana. Imana idufashe. Ndabashimiye, mugire amahoro y'Imana. Reka dusenga Imana. Mana, turagushimye, turaguhimbaje, tugushimiye kubw'ijambo ryawe utubwiye. Uratubwiye ngo twitinya kuko waducunguye, kandi ngo watanze ingabo nyinshi zipfa ku bwacu. Reka buri muntu wese uzumva cyangwa umuntu wese urakurikira iri jambo ryawe, Mwami, yumve ko umuhumurije umubwira ngo yitinya kuko wamucunguye. Urakoze Mana kubyumvishe kandi kubikora, kandi kurakomeza kubana natwe, mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Amahoro y'Imana abane namwe mwese, kandi imigisha y'Imana igumye ibane namwe. Nagira ngo nkusabe wowe utari wakora subscribe, kora subscribe kugira ngo ibiganiro tuzajya dukora bizajye bikugereraho igihe uko dushyizeho ikiganiro uzajya uhita ukibona. Kandi icyongeyeho, Imana iraguha umugisha kuko urabuteye inkunga uru rubuga, kandi wishimiye ibiganiro dushyiraho wakora kuri like, ugashyiraho na comment ibyo udusaba cyangwa ibyo utubwira tugomba guhindura cyangwa tugomba gukora, ukabitubwira, cyangwa ibyo wifuza ko twajya tuganira byerekeranye n'ijambo ry'Imana, cyangwa hari n'izindi nkunga mu bitekerezo ushaka kudutera wabitubwira. Kandi hari n'ubundi bufasha nabwo birashoboka, kuko haba hakeneye byinshi kugira ngo ivugabutumwa